umugore wawe n'abana bawe nabo abana batatu barapfuye bose barapfuye muri jenoside. jenoside Baguye mu rufunzo cyangwa urufunzo batemwe n'abaturage duturanye. urabazi kandi? Ndabazi. Umudamu wawe we nawe yaguye mu rufunzo? yaguye mu rufunzo n'abana ninjye bashe kuruhuka. niwe wenyine ubwo ntagire ugira ahajya, nawe yaje ari umushyitsi yaguye n'abana. iyo ugereranyije nko mu muryango wawe, mama wawe nyine wa muryango wose mugari wabuze nk'abantu bangana bate muri jenoside? Wenda nubwo mu nzu y'iwacu usibye hose wowe abana so wanyu wa muryango wose mugari, nubwo utavuga umubare nyawo ariko ugereranyije twari abantu bitwa baha, twari dutuye ahantu hamwe, dutuye hamwe mbese. Rero iyo hari amatungo hagiye hasigara nk'umuntu umwe n'amatungo gusa, ariko ugereranyije nitonze nkabara byibuze nka 30. banarenga nuko abenshi bamwe hari ukuntu bambutse mu rufunzo aho batanga amafaranga mbere barambuka bagiye Gitarama. Baguye i Kabgayi benshi. hari n'abaguye i Kabgayi benshi. tubifuriza amahoro y'Imana bakunzi ba Muraho Rwanda. Turacyari muri ya gahunda yacu y'inkuru ijana mu minsi ijana, ndetse turacyari mu cyunamo, turacyari kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. tukaba tukiri mu minsi ijana y'icyunamo, tukaba rero tukirimo gusura abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 batandukanye, bari mu turere dutandukanye tw'igihugu, kugira ngo badusangize ubuzima banyuzemo bushaririye mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, kugira ngo tubibike tuzabyigishe abana bacu, u Rwanda rwe kuzongera kuba u Rwanda rwo mu kwa kane mu 1994, u Rwanda umuntu wese atifuzaga kwitwa umunyarwanda. Igihe cya 1994 ndetse no kuzamura, ntabwo umuntu yagiraga isoni zo kuvuga ko ari umunyarwanda bitewe n'ibyo abanyarwanda bamwe bakoze bagakorera abandi kubera ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi bubi. Muri urwo rwego rero turacyari mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ntarama, turi kumwe n'umubyeyi w'umupapa hano, nawe yarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Tugiye kumwakira kugira ngo adusangize ubuhamya bwe, inzira y'umusaraba yanyuzemo mu 1994 mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Reka tumuhe ikaze atangire twibwira, atubwire uko byatangiye nuko Imana yaje kumurokora. Twizeyimana Evariste, 94 twatewe n'ibitero biturutse hirya no hino, cyane ku murenge duturanye witwa Rulindo. dukurikirana twinjira urufunzo, badusanzemo bikomeye, bakajya batema umuntu, bikageraho noneho ari n'abana n'iki bakajya batwirukankana bikomeye. Umuntu ashaka ko agerageza noneho byibuze ngo agere ku Kanyaru, urwo rufunzo rwari ruri mu ruzi rw'Akanyaru, ukahunga mpaka wagera ku ruzi, noneho ugasanga ibindi bitero bikomeye, bakagutemera aho ngaho bajugunya mu ruzi. Kurokoka icyo gihe ni amahirwe y'inkotanyi zadutabaye. Rero rwose twari tumaze kunanirwa, batangiye kuvuga ngo barare ku nkengero z'urufunzo ntihagire uvamo, umuntu akararamo, bigeze aho batangiye n'inkotanyi zadukuyemo. Muri 1994 wari ufite imyaka ingahe? 94 nari mbyaye gatatu. Wambwiye ko wavutse muri 1959, wari ufite imyaka 60. Ubu mfite wari ufite imyaka, jenoside wari ufite imyaka 95. Wari ufite imyaka 35. Yego, urumva wari mukuru. Nari mukuru. Hari abantu se babashije kurokoka bo mu muryango wawe? Iwacu ni njyewe na mukuru wanjye umwe yapfuye vuba ngaha. Twari abantu bageze nko kuri, twari abantu mu muryango mu rugo rumwe, ariko twari batandatu. Umugore wawe n'abana bawe? Abana batatu barapfuye. Bose barapfuye muri jenoside. Jenoside. Baguye mu rufunzo cyangwa? Urufunzo batemwe n'abaturage duturanye.
urabazi kandi ndabazi. umudamu wawe we nawe yaguye mu rufunzo yaguye mu rufunzo n'abana ninjye bashe kuruhuka. niwe wenyine uri kuvuga ngo uricike. naje kwiyubaka nshaka undi. none se papa Evariste, iyo nzira itoroshye kwisanga mu muryango, wari ufite abavandimwe, wari ufite abo muvukana, wari ufite ababyeyi, wari ufite umugore, wari ufite abana, ukisanga abo bantu bose barashize kandi bishwe n'abantu muturanye uzi. abo bantu barahanwe, bararangiza ibihano cyangwa barahunze ntibagaruka? hari umwe wari uyoboye igitero witwaga nde? witwaga Nkurunziza, irindi sinjye busashize igihe. ari uwa hano Ntarama? Ntarama rwose w'umuturanyi, twari duturanye. ageraho umugore wanjye yari ari n'abana na mugenzi we na murumuna we bari baje kumusura, aje ari umushyitsi yaraturutse mu bindi ntara. njyewe rero icyo gihe ntitwari kumwe neza. igitero cyaje nsubira mu rugo nshaka kurekura inka ngo batazitwikira nk'uko baje batwika. nsubiye urufunzo nta hantu hagoranye cyane, ntabwo kubera amazi. n'ubwo mu gihuru ntushobora kubonana n'umuntu neza. aho bamugezeho rero baravuze bati twereke njyewe Evariste nyine nitumubona we turakwibarira. ati ntitwinjiranye iwe ntawe rwose nawe nzi. abwira aho bari kumwe, umudamu wanjye yapfuye bwa kabiri. icyo gihe we yarabwiye ati ntitwinjiranye rwose ntawe hanze. abwira bagenzi be igitero ati nimushakishe. bamubuze ati nta kindi tugiye kumukorera. nzamukubita umwana we mu mugongo arapfa, n'abandi babiri we yarahetse n'abandi babiri bari bari kumwe barabishe. na murumuna we nawe baramutemaguye basiga bazi ko bapfuye. yaje guhembuka na murumuna we, noneho ngenje kuboneka bwa nyuma nsanga ari mirambere. baza guhembuka bambwira wabikoze. barafunzwe barafungurwa kugira ngo ibyo gutanga imbabazi. nose papa Evariste, imbabazi, umutima wo kubabarira abo bantu bakwiciye umuryango wazikuye? leta y'ubumwe nicyo yashyizeho, basaba imbabazi mutange imbabazi. barafunguye muraturanye. nyuma nubwo nyuma wenda waje kwishumbusha, ariko ibikomere byo kubura abawe bishwe bazira uko bavutse, nta cyaha bakoze, bakicwa uburoso, bakicwa agashinyaguro, bagateshwa agaciro ya jenoside, ubuzima cyangwa se kugira ngo ugire wiyumvemo umuntu, ntabwo byagufashe? ku mutima ntushaka wanjye tubuka abawe, ako kantu iyo ntimba ku mutima ntushaka. abawe bakishwe n'indwara, bakishwe n'agisida, bishwe n'umuntu n'abantu, nta kintu bamaze bazira uko bavutse bahisemo. ako kantu nikabura gashobora gushira. kwiga kubana nabyo. yego. nashibutse ahubwo kuwa gatandatu ejo bundi muramu wanjye mbese azaza kwibuka tujye aho ku rufunzo. urufunzo muzajya kuwa gatandatu? aho imirambo yari iri gushyiraho indabo. bituma yego, kuko iyo umuntu wawe yapfuye ntubashe kumushyingura, iyo ugeze hahandi yaguye bituma wongera kumva usa nkaho uri koroherwa. birabaza cyane. n'icyo gihe urumva warirukankaga nta no gushyingura uwawe, karibwa n'ibisimba mu rufunzo gutyo. ni benshi cyane basigaye. icyo gihe na mama yari arimo mu rufunzo, nawe yaguyemo. mushiki wanjye yari yaje mu bukwe bw'umuntu mu muryango, n'abana batatu nabo bose baguye aho ngaho. noneho asa nk'ukererwaho gatoya, ya ndege ihanutse ya Habyarimana
ubwo ntihagire ugira ahajya nawe yaje ari umushyitsi yaguye n'abana iyo ugereranyije nk'umuryango wawe mama wawe nyine wa muryango wose mugari wabuze nk'abantu bangana bate muri jenoside wenda mu nzu y'iwacu usibye oya hose wowe abana so wanyu wa muryango wose mugari nubwo utabuvuga umubare nyawo ariko ugereranyije twari abantu twabaha twari dutuye ahantu hamwe dutuye hamwe mbese kuri uyu hari amatungo hagiye hasigara nk'umuntu umwe n'amatungo gusa ariko ugereranyije nitonze nkabara byibuze nka 30 banarenga nuko abenshi bamwe hari ukuntu bambutse mu bufunzo aho batanga amafaranga mbere barambuka bagiye Gitarama baguye Kabgayi byinshi hari n'abaguye Kabgayi Papa Evariste reka tugushimire ububasha ntabwo biba byoroshye imbaraga zo kuvuga bino bintu kuko iyo umuntu ari kubivuga asubira muri bya bihe bisubiza inyuma ariko nanone biradukiza biratwomora nubwo bibabaje ariko iyo tubisubiyemo biratwomora kurushaho reka tugushimire rero urakoze cyane kandi dukomeze twibuke twiyubaka murakoze nawe